Ndagusuhuje kandi guhaye ikaze wowe udasiba gukurikirana mbiri. Reka nkubwire yuko rero ahangaha ugeze tugiye kuba twakigana n'ubundi gufungura Binance account. Abantu benshi murimo murakorera amafaranga mu application atandukanye, dore yuko ahangaha mu Rwanda hari application zigera kuri 12 zose mu by'ukuri zibasha gutanga n'ubundi amafaranga, ariko ugasanga harimo izigera kuri 5 cyangwa se 6 zishobora kuyaguha ari uko ufite Binance account. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi bitewe n'abantu benshi muza mutubaza ngo Binance ni ibijyanye n'abana bari bashyashya, nifuje yuko twigana gufungura Binance account. Nk'uko ubireba njyewe Binance ndayisanganywe, urabona yuko gikoresha cyane, yewe ngira ngo uri kubona yuko dufiteho n'amafaranga. Ariko kugira ngo tugendane akantu ku kandi uraza kwitegereza video ugende ureba akantu ku kandi step by step ngufashe n'ubundi gufungura Binance account. Nta kindi kintu usabwa gusa kuba ufite irangamuntu, ikindi usabwa gusa kuba nyine uzi email yawe cyangwa se ufite email muri telefone yawe, ubundi nawe urahita ufungura Binance account mu buryo bworoshye cyane. Nkurikira rero tugendane akantu ku kandi step by step.